Mwaramutse ndabasuje mwese. Uyu munsi tugiye kwiga uburyo dukora updated CV nziza twifashishije ikoranabuhanga. Twifuje ibi kugira ngo dusangire ubumenyi kandi tugabanye ikiguzi byadusabaga mu gihe tugiye gukoresha iyi serivisi ahandi. Tugiye kwifashisha website yitwa flowcv.com. Kurikira. Twihuse reka dutangire. Nkuko nari mbivuze urajya kuri web browser yawe, nkanjye ndi gukoresha Microsoft Edge, ushyiremo ijambo flowcv.com, hanyuma ukandeho iyo flowcv irahita ikuzana kuri iyi page. Nk'ubu ngiye urabona ko iyi ni resume nahoze nkora ngira ngo mbereke. So urangije ujyemo editing ama clips yose ushaka gukora, urahitamo template wowe ushaka. Njye nahisemo iyi ngiyi, harimo template nyinshi, bivuze ngo urahitamo iyo ushaka, nurangiza ugende uzuzaho amakuru. Ngira ngo murabibona uburyo nagiye nanjye nyuzuzamo. Nimurangiza amazina, kweditinga, uko mugenda mubikora, ngira ngo urabibona ko iyo urangije igice kimwe ujya ku kindi. Ukanda hano kuri add content, warangiza ugahitamo ibyo ugiye kuzuza. Ngira ngo murabona aho natangiriye ibi byose mbikora, wenda niba ari profile ngira ngo icyo waba utekereza, ariko urabona ko ni imyirondoro. Wakongeramo profile zose ushaka, nk'ubu iyi ni ya threads nayo ngerageje gushyiramo, ariko kubera ko threads ntari kuyikoresha cyane muri iyi minsi, ubu ushatse wayireka cyangwa ukayihorera. So ushyiramo byo ubona wowe byiza ko AI yawe niza gusoma iri buze kukwereka neza. So ugashyiramo ibi byose, warangiza nyuma yaho, nyuma ya declaration, ikintu cyonyine uba usigaje ni ugukanda kuri download. Iyo ugiye gukanda kuri download ihita ikubwira gukora login, sibyo? Hanyuma uhita logingamo na ntuze yawe na email yawe. Iyo umaze kuloginga in ihita iyi downloading. Iyo imaze kwanjye yitwa Aberikwi. Murangiza ugagera kuri iyi page ya resume downloaded. Resume rwose ihita iba downloaded. Dore ngiyi ni resume isa neza, irimo ibintu byinshi. Ikindi navuga muri tutorial no ikijyanye ni iyi myirondoro. Ushobora kuba hari uburyo wowe wumva utizeye icyongereza cyawe, navuze ngo ibintu byose mahangaha bigenda bikoreshwa na AI. Niyo mpamvu ari byiza ko ukoresha na ya AI mu gihe uri creating ya CV. Nkuba aya magambo ngo ya za computer literate, za leadership and growth movement, ibi byose ni ibintu ugomba kugenda wiga, ukiga no kubyandika. Muri make niba ari ChatGPT yawe ushaka kuyibaza ngo ngiye gukora resume, mfite ubushobozi kuri iki n'iki, nyandikira ka brief description kagaragaza uburyo iki kintu ngifitemo ubuhanga. So ibyo rero AI ihita igufasha ikakandika gatoya bitewe n'amagambo ushaka gushyiraho. Nko mu gihe nshaka kuba nakoresha nk'amagambo 25 cyangwa 20, AI ibiza ubwenge ku buryo ako kanya ibyo bintu ihita bigukorera. So nindangiza nako resume yanjye iragize, ugasinya, ugasavinga, ukagira what and what, kugira ngo ubona ko resume yanjye ni resume isa neza. Ikindi nuko iyi resume ni resume ifite qualification yo kuba ahantu hose na uploadinga AI yajya kuyisoma na ka resume y'umuntu like uri literate, isa neza kabisa. Murakoze.